inshuti zanjye mukomere kandi rwose nongeye kubona aka kanya ko kuza tukaganira. Nkuko mpora mbibabwira, izi social media rwose zakoze akazi, kubona ahantu hose umuntu agira igitekerezo cye akaza akicara tukaganira, umuntu agatanga igitekerezo. Ibi byabayeho kuva kera, nuko abantu biga, nuko abantu batanga amakuru hagati. Yes, no munsi ikintu ushaka ko tuvuga, ndashaka kuvuga ikintu kubera social media nyine biriho hose. Ikintu ubu kigezweho cyane ni conflict iri hagati y'u Rwanda na Congo mu karere ka East Africa. Ikibazo gihari ni hagati y'Abanyafrika, nabyita East Africa. Reka tubyite East Africa kuko ibihugu byombi ni member wa East Africa. Ariko iyo tugize ibibazo muri Afrika, ntabwo Abanyafrika ari twe dutekereza gukemura ibibazo byacu. Impamvu ni kuvuga ibingibi, nitwa Ndizeye Rubasha from the Rubasha Family Podcast. Nk'umunyarwanda turi kureba ibyo tuvugana, ibyo twumva. Hari ikintu hano buri gihe tukomeza kugenda tuvuga cyane twitwaza. Ndagira ngo nk'Abanyafrika dutangire tumenye ko ibintu byose bitureba kugeza ubu. Amateka y'ibyatubayeho byatubayeho, ariko nitukomeza agakomeza kutubuza gutera imbere, aho niho ikibazo kizakomeza kuba. Amateka tubaho kugira ngo tuyigireho byinshi. Ntabwo dukomeza guhora kuvuga ko abakoloni, Ababiligi igihe bagendeye abantu bose bariho icyo gihe, nta muntu n'umwe ukiriho wari uriho ku bukoloni. Izi ni new generation zihari. Twari dukwiye kureba ko ibintu byose bihari, bibaho, bitubaho, biva kuri twebwe. Dutangire turebe, tutangire tugire responsibility hagati yacu y'ikintu cyose kitubayeho. Ikintu cyose kitubayeho mu rugo rwawe na famiye yawe, akenshi tugomba guhera mu rugo tureba impamvu ikintu cyakubayeho. Akenshi turacyakomeza kujya hanze gushaka impamvu y'ibintu bitubaho. Aha niho nagira ngo turebe, tubitekerezeho neza, turebe ko ikintu cyose kitubaho kiba kivuye muri twebwe. Aha ikintu nshaka kuvuga nti, iyo ikibazo kibaye hagati mu muryango, umuryango ubanza ugaterana. Umuryango ubundi ugomba gukemura ikibazo hagati mu muryango. Ntabwo byari bikwiye ko mbere yuko tujya mu muryango twirukira hanze. Akenshi niko tubikora. Kubera iki? Rimwe na rimwe nuko tuvuga tuti bariya bo hanze nibo beza, nibo babidukorera, nibo babidufashamo. Hano dushaka kongera turebe, twigarure, tuvuge tuti, nk'ubu icyo nashaka kuvuga ahangaha no kuvuga iti, kuki ibihugu byo hanze ari byo bishaka guhuza? Kuki muri Qatar Doha ari yiza kugira ngo ibe umuhuza w'ibibazo bihari? Kuki East Africa ariho turi, ibihugu byose turimo, kuki atariho duhera? Aha nicyo kintu gikomeye. Nicyo kintu gikomeye muri Africa. Leadership yose tugomba guhera muri community zacu, tugomba guhera mu karere kacu, tugomba gukemura ibibazo byacu. Nta muntu uzajya ukubaha, nta muntu ukubaha na rimwe iyo wamujyaniye ibibazo byawe. Ntibishoboka. Nuko ubuzima bumeze. Nta muntu ukubaha iyo uhorana ibibazo. Impamvu ikintu nshaka kubabwira ni iki:
ni ukuvuga imyumvire badushyizemo nyine, imyumvire badushyizemo ku bantu bose ubo ari bo bose b'abanyafurika, ni uko dutekereza ko umuntu wundi uzadukorera ikintu ari umuntu wo hanze, umuntu uzadufasha ari umuntu wo hanze. Icyo nicyo kibazo tugifite, kandi bihera he? Kuri histoire nyine, kuri histoire uvuga iti abantu baraje baradukoloniza, yego birarangira, ariko icyo bakoze se ni iki? Badukuyeho amazina yacu, baduha amazina yabo, icyo gihe umuntu aba agushyize hasi, baduha identite zabo, umuntu akitwa izina ryabo, akitwa n'irinyarwanda. Icyo gihe nta muntu azakubaha sate yaragukuyeho izina ryawe, ntibishoboka. Kandi nawe mu myumvire yawe uhora umwubaha, kubera ko iyo urebye ibyo wumva ko ari byo. Impamvu yabikoze ni uko yabonye mu ntekerezo yawe nta ngufu ufite kwemera kubura izina ryawe, akaguha irye, yabonye ko nta ngufu ufite mu ntekerezo. Aho niho agasuzuguro kose gahera. Noneho nawe ako gasuzuguro kakubamo nyine, ibintu byose ukora ubimuciyeho. Niba ushaka kwiga, wiga amashuri meza nuko aba yagiye muri ibyo bihugu. Ushaka kubaho ubuzima twese ni aho ngaho duhungira. Iyo inferiority complex rero ni aho ngaho yahereye. Arangije mu madini nayizamo ati kugira ngo ubeho ubuzima bwo muri Afurika nuko ugomba kuba umukristo, ugasenga Imana, nkakwigisha ibyo ukazajya mu ijuru ikagukiza, Yesu akazaza akagera gute tukabibamo, ukaba ari byo beraho. Uzusize ko atakubeshya, uzusize ko ibyo yakubwiye ko ari byo, ubyizera gute? Kuki wowe utarebye? Undi ati wowe ugomba kuba umwisilamu, umwisilamu nibyo biza guhesha umuzima, niyo mpamvu ukagira gute. Badushyiramo iyo myumvire, iyo myumvire iba idutandukanije, iyo myumvire iradutandukanye. Umwirabura w'umukristo n'umwirabura w'umwisilamu baratandukanye. Niyo mpamvu iki kintu gihera ku mwana. Twese turi abana. Ubuyobozi ufite, inzego ufite, amashuri ufite, akazi ufite, ibyo ukora byose mbere yuko bigeraho wabanje kuba umwana. Wabanje kuba umwana ukiga, ukajya mu ishuri se, ukabatizwa se. Icyo kintu cyose ducamo, ya inferiority complex yose, kagasuzuguro kose, naho katubayeho tukiri abana. Tukiri abana ubuzi igihugu ushyigikira, ubuzi ko ugiye gufana Abanyamerika, uzi ko ugiye gufana Abarusiya, ubuzi ko ugiye kugira gute, ubuzi ko ugiye yes, naho ngaho bihera. Ubuzi yuko ugomba kugira ikipe ufana. Niba ukunda umupira ugomba gufana ikipe y'Uburayi, utazi n'ikipe ziba mu gihugu cyawe. Icyo nicyo kintu batuzaniyemo nyine, kiturenze nyine, gituma nanone bigera ku rwego rwo hejuru tudabasha gushyira hamwe kugira ngo dukemure ibibazo byacu. Katari iri gukemura ibibazo mu myaka 30 ntabwo yari imeze gutya. Barahindutse, bahindura economic yabo, bahindura politics yabo, bajya international, kubera ko bahinduye imyumvire yabo. Hari niho tugomba kureba, niho tugomba kureba aba bantu bahindutse gute. Bahindutse ku myumvire yabo, barahindura ibintu. Bari ku rwego rugeze hejuru rwo gukemura ibibazo ku isi hose. Katari ahantu hose ku isi yose iri kwinjiramo ikemura ibibazo by'abantu. Aha nicyo tugomba kureba nk'Abanyafurika, aha nicyo tugomba kureba nk'Abanyarwanda, kubashishikariza kuganira. Iki kintu gihera muri wowe mu ntekerezo yawe. Ndi kuvugana namwe, nanjye ntabwo nari meze gutya mu myaka 5 kugira ngo nicare ndi coding. Nuko nahinduye intekerezo yanjye, nahinduye imyumvire yanjye. Ishema n'icyubahiro cyajemo mpinduye. Undi muntu anyigishije kwiga, nabyo birafasha. Kwiga ubundi bumenyi birafasha. Ikintu cya mbere nakoze, nahinduye izina ryanjye, ko numvaga ari cyo kintu kigomba guhita gituma ubuzima bwanjye buhinduka. Nitwa Ndizeye Rubasha, amazina y'Ikinyarwanda aguha icyo kintu koko cyerekana ko ugaruye agaciro kawe, identity yawe. Iyo ni base yo guhindura ubuzima.
ku rwego urwo ari rwo rwose. Ibyo by'amadini, ibyo by'ubukristo, nta mwirabura, nta munyarwanda ugomba kuba umukristo cyangwa umwisilamu. Ubu uri umunyarwanda. Kwizera Imana, Imana iba muri wowe. Imana ni wowe. Imana yakuremye, yaguhaye ibintu byose utekereza, ubwonko bwawe, intekerezo yawe, ibyo uvuga, ibyo ugendamo, ibyo ukora byose biba bivuye muri wowe. Imyumvire yawe urayihindura. Ari umukristo, mwawe numva ko ubukristo ari bwo buzima, kumwirabura wese agomba kuba umukristo, uri umufana w'amadini. Ntabwo ari byo, ariko babidushyizemo, babidushyiramo. Bahera hehe? Ku bayobozi, abayobozi b'amadini, abayobozi ba bishop. Wabigishije iriya Bibiliya ninde? Basobanuriye uburyo ugomba kubasobanurira. Wababwiye ko Yesu ari mu ijuru ninde hejuru mu kirere? Wababwiye ko Yesu yapfuye azagenda akazagaruka ninde? Ni umumisiyoneri. Urebye ibintu yagukoze, umumisiyoneri n'iki cyiza ari kuguha, n'iki cyiza ari kugiramo inama? Ni icyo yakoze kugira ngo gukuremo za ngufu zose, kugira ngo akwigishe ko Yesu azaza, kugira ngo akwigishe ko hari umuntu uzahora utegereje gusabiriza, utegereje gusabiriza ku kintu cyose ugeraho. Uku gusabiriza kwa badushyizemo, dusenga tukiri bato, tukiri abana, n'abayobozi iyo babugiyemo bakomereza muri izo nzira. Kugira ngo igihe bihinduke rero, nuko duhindura imyumvire. Imyumvire ihinduka mu muntu ku giti cye, ntabwo ihinduka bitewe umwanya ufite. Wikada, buri muntu ku giti cye, buri muturage wese amenye ko agomba kugira ingufu zishishikariza muri we, agomba kumenya icyo akora ko ari nk'undi. Iyi ni histoire yambayeho. Sinigeze mvukira mu butindi na henza hano muri Australia, ariko nagendaga mvuga nkaho ndi umutindi. Ugenda ureba ubu ku ruhande, ndiga nigishwa n'umuntu witwa Neville Goddard. Toya, dufite ubuzima bwawe nk'ubw'abandi. Nta muntu ukwiye kwisuzugura, nta muntu ugomba kwanduranya nawe. Kuri ikintu ushoboye gukora, wakora icyiza, wakora ikibi, ingaruka ziza kuri wowe. Icyiza cyose kikubaho bitewe kuri wowe, bitewe n'imyumvire yawe. Ntabwo bivuga ko ubuzima bwawe buzahinduka iyo nkubwiye ngo uri Imana, iyo nkubwiye ngo Imana iba muri wowe. Ni ukugira icyizere cyawe, ariko ubuzima bwawe ntibuhinduka. Uko umubiri wawe ukora, ugomba gukora nk'uwundi, wawe ukwizera utakwizera. Aha si ukujya impaka. Niba warizeye ko Imana iba mu kirere, kuki utakwizera ko Imana iba muri wowe? Kandi ndakubwira impamvu iba muri wowe. Ni uko ivugana nawe, ni uko ikintu cyose ukora hano umuntu ukureba, ni uko iyo uryamye hari umuntu uvugana nawe, iyo ugenda hari umuntu uvugana nawe. Ibi ndi kuvuga biri kuvahe? Mu ntekerezo yanjye. Niho Imana iba, niho Imana yawe iba, niho Imana yawe iganira nawe, niho Imana yawe ikora ibintu nk'ibyo byose. Izi conflict zose tubamo, dukoramo, buri muntu wese aba afite ukuri muri we. Iyo bashatse guhindura kugira ngo bakireho ikintu kimwe bakoresheje intekerezo yabo, kwicara hagati y'abantu bari bakifotoza ntacyo bitanga iyo mu ntekerezo bitahindutse. Ariko iyo ntekerezo zihindutse, igisubizo kita kiboneka. N'ubu buzima bwa buri munsi, ubuzima bwa buri munsi, ibyo ducamo buri munsi ni nabyo bijya kuri level yo hejuru no kuri level yo hasi. Ibyo ducamo muri famiye, n'ibyo ducamo mu buyobozi, mu butegetsi na hejuru hose, ni inzira zimwe. Ariko guhinduka ni ikintu cyoroshye. Ni mu ntekerezo, imyumvire yawe, kureka ukamenya n'ibindi, kureka ukumva ibindi. Iyo nkubwiye ngo uri Imana, wumva ko ari ibintu bidashoboka, wumva ko ari ibintu bitabaho, ukagira ngo ni Imana. Ntabwo ari Imana special. Uwakubwiye ko utakwita Imana ninde? Uwakubwiye ko utabikise ninde? Ni uwo misiyoneri wagusobanurira, akabigusobanurira, kubigushyira mu kiri umwana, akagukuraho amazina yawe, akagira ngo urebye histoire nta kintu nimwe yigeze akorera umunyafrika cyiza, nta kintu na kimwe atwifuriza kugira cyiza, nta kintu na kimwe. Ni ukuduhoza ivi mu gakanu, ni ukuduhoza ku nkeke. Ariko tugomba kumenya ko byose biva kuri twebwe, tumenya ko icyiza n'ikibi kiva kuri wowe, kumenya ko ubukene urimo waba buturutse kuri wowe, ubukire urimo waba buturutse kuri wowe, akazi, ibyo ukora, ibyo ugeraho byose biba biturutse kuri wowe.
ibyishimo, ibintu byose ucamo biba biturutse kuri wowe. Numenye iki ngiki, numenye ko ingufu zose ziturutse muri wowe, ubuzima buzahinduka. Iyo buhindutse tumenye ko abanyarwanda, abakongomani, abarundi, abanyakenya baki bamenye ko bagomba kugira amazina yabo y'ikinyarwanda. Ibyo bintu bibaye nta macakubiri azongera kubaho. Umenye ko utari umwisiramu, uri umunyafurika, umenye ko utari umukristo, umenye ko uri umunyafurika, umenye ko ubuzima gakondo ni ukumenya ko wowe ibintu byose biguturukaho. Ubuzima gakondo ni ukureba amazi, ni ukureba umuyaga, byose. Ibiryo turya ni ubuzima gakondo. Ibiryo turya uko bihingwa aho bituruka hose bitanga intungamubiri zimwe. Ibintu byose bitunga umuntu ni imbuto iterwa. Imbuto ni ikizi, imbuto ni Imana. Imbuto ivuka n'umwana. Hano ndababwira umuntu usaza asaza kimwe. Iyo usaza ufite biliyoni, urarwara ntunamenye izina ryawe, ntunamenye ko ayo mafaranga wayigeze. Ni kimwe, ubutunzi nk'imwe ukarwara ntumenye ko unayifite, ntumenye n'umwana wawe. Urarwara ntiwumve ugenda ukura. Waba ufite biliyoni ntabwo ishobora kugira ngo utarwara kumva washaje. Indwara z'ubusaza ni kimwe. Icyo waba ufite cyose, umusaza warwaye hariya aho hose aho atuye ni kimwe n'uwa hano, n'uwo muri Amerika. Izi rero nicyo zibuha ingufu, nicyo zibuha ko ibintu byose tumenya tukabyikorera. Ariko ingufu mbaha wowe uri Imana. Imana iba muri wowe. Ntabwo nkubwiye ngo ugende wiyamamaza mu muhanda, ugende ujya kujya impaka n'abantu, no. Shyiramo icyizere cyawe. Ntongere gushyiramo icyizere mu kirere. Ntongere kuvuga ngo utegereje Yesu uzaza kugusubiza, kugukiza. Yesu ntawe uriho. Ibibazo byose biba muri wowe, ibisobanuro byose ubona biva muri wowe. Inshuti zanjye, mukomere rero kandi nkomeje kugira aka kanya ko komeza kujya tuganira nyine. Duhindure ubuzima bwacu, dusubire ku buzima gakondo, twihishema nk'abanyarwanda. Birafasha. Hindura amazina yawe, witwa amazina y'abanyarwanda. Ubu nta muntu ukinyitiranya niba n'umukristo se cyangwa niba n'umwisilamu. Kuko iyo mbabwiye izina ryanjye, babwira ko ari izina ry'ikinyarwanda, ko ndi umunyarwanda. Si uri umukristo, uri umuki? Oya, ndi umunyarwanda. Sawa, mukomeze rero muhurikire kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha, and visit my page ndizeye.rubashamedia.com.